Yes, nongeye guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero inkuru iri gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye rwose, ni inkuru ivuga yuko uyu mukobwa Miss Nyambo ashobora kuba atwite. Yewe n'ibinyamakuru byinshi byanga mu gihugu cy'u Rwanda bigiye bitandukanye byagiye byandika iyi nkuru bivuga yuko uyu mukobwa Miss Nyambo atwite kandi atwite inda y'uyu musore Titi Brown. Ese ni iki kirimo gituma abantu benshi bagiye batandukanye bavuga yuko uyu mukobwa Miss Nyambo atwite? Ngira mwabonye ikiganiro uyu mukobwa Miss Nyambo yakoze ku mugoroba w'ejo hashize rwose kuri Chita Magic, nimba rwose nawe utaranakireba wagerayo ukareba icyo kiganiro. Ubwo Miss Nyambo yabazwaga ibiherutse kumubaho, ngira mwarabyumvishe hirya no hino, uyu mukobwa rwose aherutse gufatwa n'isereri arazungurira yikubita hasi. Ejo rero nibwo yabibajijwe ubwo yari ari kuri Chita Magic abazwa nimba kuko yaba atwite, cyane yuko abantu benshi bagiye batandukanye barimo bavuga ngo umuntu wamuteye inda atwite ni Titi Brown. Uyu Miss Nyambo rero bamubajije impamvu abantu batatangiye gushidikanya yuko inda atwite yaba ari iya Kiramani, ahubwo bakavuga Titi Brown. Uyu Miss Nyambo ikintu yahise asubiza, yahise avuga ngo impamvu avuga yuko ari Titi Brown ni uko Titi Brown rwose ari boyfriend wanjye, niyo mpamvu abantu barimo bavuga ngo njye ndatwite, inda ntwite ni iya Titi Brown. Yabajijwe ku by'isereri iherutse kumubaho, ngira mwarabyumvishe hirya no hino, uyu mukobwa aherutse kuzungurira rwose mu mbaga y'abantu yikubita hasi. Yabibajijweho rero aravuga ngo biriya ni ibintu byaba ku muntu uwo ari we wese, rero nawe ngo kuba yarazunguriye yikubita hasi abantu ntibagomeze babigarukaho babitindaho, ntabirenze kuba rwose biriya byaramubayeho. Gusa ubwo yavuga ngo ntabirenze ku kijyanye no kuzungura cyangwa se isereri ryamufashe akikubita hasi, ibi ngibi byose bitangira gukekwa yuko yaba atwite kandi inda yatewe n'uyu musore. Ibi ngibi bikimara kumubaho rero, akimara kuzungura akikubita hasi rwose, Miss Nyambo yahise ajyanwa kwa muganga, ngira mwarabyumvishe. Yewe gusa hari n'abimenye hano ngaha kuri YouTube channel ya Rwandan Future, gusa uyu niwo mwanya wo kugira ubimenye. Ubwo Miss Nyambo yafatwaga n'isereri yahise ajyanwa kwa muganga. Uyu mwanya rero inkuru rwose igezweho hirya no hino mu byamamare, umuntu ari gutarangwa wa mbere ni uyu mukobwa Miss Nyambo, bivugwa yuko yaba atwite kandi ibimenyetso birimo bibigaragaza rwose bitewe n'uburyo uyu mukobwa wacu ameze mu iyi minsi. Rwose barimo bavuga yuko uburyo ameze atari nk'uburyo yari ameze mbere, yahindutse uwo ari we rwose, asigaye akora ibintu biri nk'ibyo umugore utwite. Yewe hari n'ibimenyetso bimwe na bimwe ngo birimo bigaragariza abo birirwana umunsi ku wundi. Reka nkubwire ukomeze ugire umwaka mushya muhira wa 2025 ndetse ugire na Noheli nziza. Ciao ciao, uracyari kuri Rwandan Future, ngusaba ukanda subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye.